Bakunzi ba iyo sengesho turabaramukije aho muri ku isi hose hatandukanye. Uyu munsi tugiye kuganira ku muco mwiza ushobora no kugufasha kubona akazi. Ni umuco wo kwicisha bugufi. Kwicisha bugufi bisobanura iki ubundi? Abantu bicisha bugufi bubaha abandi, ntibiyemera kandi ntibaba biteze ko abandi babona ko ari ibitangaza. Ahubwo umuntu wicisha bugufi yita ku bandi by'ukuri kandi akaba yiteguye kugira icyo abigiraho. Hari abantu batekereza ko kwicisha bugufi ari ubugwari. Cyakora baba biyibagije ko kugira ngo umuntu yemere amakosa ye cyangwa ko hari ibyo adashoboye bisaba ubutwari. Kuki kwicisha bugufi ari ngombwa rero? Dore impamvu ebyiri twatanga. Impamvu ya mbere, kwicisha bugufi bituma abantu babana neza. Hari umushakashatsi umwe wagize ati akenshi abantu bicisha bugufi babona inshuti mu buryo bworoshye kandi bakabana neza n'abandi. Impamvu ya kabiri kwicisha bugufi ari ngombwa. Kwicisha bugufi bifasha umwana wawe no mu gihe amaze gukura. Mu buhe buryo? Gutoza umwana wawe kwicisha bugufi biramufasha muri iki gihe ndetse no mu gihe azaba amaze gukura, wenda agiye nko gushaka akazi. Umuhanga umwe yaranditse ati iyo umuntu yiyemera ntiyibuka ko ubushobozi bwe bufite aho bugarukira, bishobora rero gutuma atabona akazi. Ariko wa wundi ushishikazwa no kumenya icyo umukoresha amwitezeho niwe ukunze kubona akazi byoroshye. Urumva rero ko umuco wo kwicisha bugufi ari ingirakamaro haba kuri twebwe ndetse n'abadukomokaho. Reka tugushimire cyane wowe warebye iki kiganiro, twizera ko wungukiwe n'umuco mwiza wo kwicisha bugufi. Tukwibutsa ko niba utarakanda kuri subscribe amagambo atukura ubona iburyo bwawe, ko wayakandaho kugira ngo udacikanwa n'ibindi biganiro byacu. Mukomeze mugire ibihe byiza naho ubutaha.